Yesu nashimwe nshuti bavandimwe dukunda cyane twari tumaze iminsi tutabonana twari tumaze iminsi tudahari ariko uyu munsi twongeye kuza rero turabashuhuje amahoro y'Imana nabane namwe aho muri hose abadukurikirana abari mu Rwanda abari muri Afrika abari mu bihugu bitandukanye mwese turabasuhuje turabizi neza ko muradukurikirana ni kenshi cyane muratwandikira muratuvugisha amahoro y'Imana nabane namwe umwami Imana akomeza biteho uyu munsi rero ngarutse nubundi ntagiye kure cyane ku kiganiro twari turiho ubushize twaganiriye ku kintu bita urukundo ntago n'uyu munsi rero ntago nagiye kure yarwo nubundi ndacyaruriho uyu munsi nubundi tugiye kuganira ku rukundo ariko ntago ari urukundo rureba umugore cyangwa umugabo ntago rureba abagiye kubana ni urukundo rureba buri muntu wari we wese niyo mpamvu uyu munsi titire y'amagambo tugiye kwigaho cyangwa tugiye kuganiraho iravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi nushaka kubisoma nawe uze kubireba mu Bakorino ba mbere ibice byaho 13 umurongo wa mbere haravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi ni ukuvuga ngo ikintu cyose wakora udafite urukundo ibintu byawe byose biba byamaze kwangirika tugiye rero nubundi kwifashisha ijambo ry'Imana kugira ngo nibura tuganire ariko nibura twifashishije n'ijambo ry'Imana twonje kureba mu cyanditswe nibura tumenye yuko kuko urwo rukundo na Bibiliya yabivuzeho ko urwo rukundo n'ijambo ry'Imana ryarwanditseho rero tugiye uyu munsi kureba ijambo ry'Imana undi tugiye gusanga mu Bakorino ba mbere ni ibice byaho 13 n'umurongo wa mbere haravuga ngo nubwo navuga indimi nk'iz'abantu ndetse n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga haleluya haravuga ngo niyo navuga indimi ndetse nkagerekaho n'iz'abamarayika ariko singira urukundo nubundi nabameze nk'icyuma kivuga cyane nabameze nk'umuringa uvuga cyane hari ukuntu icyuma nyine kivuga iyo gikubiseho kirangira cyane n'uri hehe akacyumva ariko nta rukundo ufite byose byaba ari ubusa niyo mpamvu Abakorino babyanditse bavuga ngo ibyo niyo wavuga indimi niyo waba wariza amashuri ukayaminuza niyo waba waragenza ibihugu byose niyo buri muntu wo mu gihugu icyo ari cyo cyose yaza yahagera mukabasha kuvugana ariko ibyo byose ukabigira ariko udafite urukundo ibyo byose byaba bipfuye niyo mpamvu twagiye kugana ku magambo n'undi yanditse hano mu ijambo ry'Imana avuga ngo urukundo ni ikintu cy'ingenzi cy'ingirakamaro igihe cyose udafite urukundo muri wowe mu by'ukuri kugira ngo ugere icyo wageraho byakugora niyo mpamvu n'undi turakomeza twifashishe ijambo ry'Imana ndashaka ko nibura turi bujye tubivugaho ariko nanone tukareba no mu ijambo ry'Imana icyo byarivuzeho turongera twifashishe amagambo dusanga mu Bafilipi ni ibice byaho 4 n'umurongo wa mbere haravuga ngo nuko rero bene data abo nkunda kandi nkumbura ibyishimo byanjye n'ikamba ryanjye muhagarare mushikamye mu mwami Yesu bakunzi banjye haleluya ngo bene data nkunda kandi nkumbura iyo umuntu mukunda uramukumbura ntago wakumbura umuntu kandi utamukunda niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridukangurira gukundana hano baranditse mu Bafilipi ravuga ngo mwene data bene data nkunda kandi nkumbura ngo mukomere kandi muhagarare mushikamye mu mwami wacu iyo umuntu mukunda umwifuriza ibyiza iyo umuntu mukunda uramuhamagara iyo umuntu mukunda uramuzirikana iyo umuntu mukunda umwifuriza ibyiza igihe cyose ukumva uramwifuriza ko ibyiza byamugeraho ariko se muri iyi minsi koko niko bimeze cyangwa umuntu uramubeshya ko umukunda nyamara uri mu muryarya umuntu uramubwira ko umukunda yarazi ko ari inshuti yawe koko akaba yakubwira ikintu akavuga tumva ni wowe inshuti yanjye magara ni ukuri ibi ndabikubwiye ariko warangiza hirya gato yakaba yabyumvanya abandi ubwo se koko ni inshuti yawe niyo mpamvu hano Bafilipi ravuze ngo yaranditse aravuga ngo inshuti yanjye ngo nkunda kandi nkumbura ese nawe inshuti yawe ujye uyikumbura umuntu iyo umukunda iteka ryose uramuzirikana iyo umuntu umukunda uramukumbura ukamuhamagara ukamusura ukamubaza ngo ese inshuti yanjye umeze ute haleluya Yesu ngo igihe yajyaga gusura Lazaro Yesu yari inshuti ya Lazaro
ariko ngo igihe kiragera ararwara araremba, ariko bakamutuma. Urumva nabashiki be bari babizi neza ko ari inshuti ya Lazaro, abantu bo muri karitsiye bari babizi ko Yesu ari inshuti ya Lazaro. Ese wowe hari umuntu uzi nibura ko hari umuntu w'inshuti yawe ugira? Ese nibura mu bantu utuye cyangwa mu bantu mugendana hari umuntu ushobora kuvuga ngo ariko runaka ni inshuti ya nyiranaka? Birashoboka. Niba rero umuntu uko kumukunda, niba ko kumufitiye urukundo, wakabaye unamukumbura, wakabaye umuzirikana, wakabaye ujya kumureba. Niyo utamureba ariko ugafata umwanya wawe ukamuhamagara ukamubaza se umeze gute, kubera ko ufite urukundo. Urukundo ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi nicyo cyubakiyeho ibintu byose. Iyo umuntu mukunda umwifuriza ibyiza, iyo umuntu mukunda umwifuriza amahoro, iyo umuntu mukunda ntabwo wifuza ko ibibi cyamugeraho, ahubwo igihe cyose uhora wumva umwifuriza ibyiza. Ese koko muri iyi minsi niko bimeze? Cyangwa urabukunda mugenzi wawe ahubwo ukaba waca hirya ukaba wamugambanira? Cyangwa ukaba wabona business yiwe muradikanyije cyangwa mwakoranaga ukumva business yiwe wayimukuramo? Ntago ari byo, ntago ari ko ijambo ry'Imana ribidusaba. Ngo ahari urukundo, iyo ufite urukundo, niyo wagira indimi, niyo wagira ibyamiranye, niyo wagira ibintu byinshi, ariko udafite urukundo byose byaba ari ubusa. Ngicyo gihe umeze nk'icyuma cy'umuringa kivuga ndetse kikarangurura cyane, ariko nta mumaro kiba gifite sibye kusakuriza abantu. Ariko iyo ufite urukundo buri muntu wese arakwifuza. Iyo ufite urukundo, niyo mpamvu mbere aho twabanjirije haraba ngo urukundo rurihangana, ngo urukundo rugira neza, urukundo rurababarira, urukundo rurakumbura. Ese ujya ukumbura mwene so? Ese nibura ujya ukumbura umwana mwareranywe? Umunyarwanda yarabiririmbye cyane aravuga ngo nkumbuye umwana twareranywe, ngo nkumbuye ka gashyi ko ku matama. Niyo mpamvu nabire yongeye bigarukaho iravuga ngo bene data nkumbura. Ese nawe nibura hari umuntu ujya ukumbura? Nibura muri iyi minsi hari umuntu ujya wibuka, ukibuka ko hari umuntu mwigeze mukundana, ukibuka ko hari umuntu mwakinanye, ukibuka ko hari umuntu mwaragiranye inka, ukibuka ko hari umuntu mwajyanye, nibura ukamukumbura. Niba nta muntu urimo gukumbura muri iyi minsi, menya ko urukundo muri wowe rwakatitse. Igihe cyose uzicara muri wowe ukumva nta muntu n'umwe ugitekerezaho, ukumva nta muntu n'umwe ugishaka, igihe cyose uzumva ugeze muri icyo cyiciro uzamenye ko urukundo rwakatitse. Ariko niba wicara ukumva hari umuntu ukumbuye, ukumva kumbuye umwana mwareranywe, ukumva ukumbuye umuntu mwajyanye gutashya, ukumva ukumbuye umuntu mwasenganye, ko muri iyi minsi hatari ashobora kuba rufite inshuti yawe mwabanaga cyangwa se n'umugore wawe. Birashoboka. Ariko se nibura uramukumbura? Birashoboka ko ushobora kubana n'umuntu mu rugo, ashobora kuba ari umugore wawe, ashobora kuba ari umwana wawe, ashobora kuba ari n'inshuti, ashobora kuba ari n'umuvandimwe wawe. Ariko se nibura uramukumbura? Uramukumbura ukabiha umwanya, ukamuhamagara, ukavuga uti inshuti yanjye, muvandimwe, ndagukumbuye, reka twongere tugire urukundo. Reka mugire urukundo, nibura ubashe, nubwo wagira ibintu bya mirenge, nubwo washaka amafaranga ariko ukayashaka nta rukundo ufite, ayo mafaranga nta kintu yaba akumariye. Ariko se mu by'ukuri uyafite, ugize Imana nuko wagira amafaranga kandi ukagira n'urukundo, byose biruzuzanya. Ubugize amahirwe, ubu ufite umugisha urenze uw'abandi ahari, kuko ubumva ufite urukundo, ufite n'amafaranga. Hano rero Pawulo arangije abwira Abafilipi, arababwira ku murongo waho wa 5, yarakomeje aravuga ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Iyo ufite urukundo ugira neza, iyo ufite urukundo ugira impuhwe. Shuti muvandimwe, ese ugira urukundo warangiza ukarugerekaho n'impuhwe? Iyo utagira urukundo muri wowe nta n'impuhwe burya wagira. Mboneraho umwanya wo gushimira abantu bagira impuhwe. Imana ibaho umugisha. Hari abantu bafite impuhwe pe, haba hano mu Rwanda, haba mu bihugu bitandukanye, hari abantu bafite impuhwe. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Hari umuntu ureba umuntu kuko yarwaye ari kwa muganga, yabuze ubwishyu, akamugirira impuhwe kandi atamuzi. Imana iguha umugisha. Ni ukuri pe, ngo kugira impuhwe kwanyu kugira ubumuntu, kugira ubumuntu bimenywe n'abantu bose. Kugira impuhwe bimenywe n'abantu bose, kugira neza bimenywe n'abantu bose. Nimba nawe ugira neza reka abantu bose babimenye, ntabwo uzagira neza ngo bibubwiru. Hari abantu dufite umuntu nk'ubu ngubu ndabihamya neza ntashidikanya,
hari abantu benshi birahira perezida wa repubulika kubera ko yabubakiye amazu, yabahaye inka, yabahaye aho gutura, ni imirimo myiza. Urumva nyine byanze bikunze icyo ni ikintu ni neza kandi yamenywe n'abantu bose, baba bo mu giturage, baba bo mu mujyi, baba bo mu mahanga. Iyo ni neza amenywe n'abantu bose. Yenda ntanze urugero kuri perezida wa repubulika, ariko hari n'abandi bantu dufite bagira neza. Nanjye ndabafite bangiriye neza. Harabo mfite bankoreshereje ubukwe, harabo mfite bansuye kwa muganga, nawe harabo ufite. Hano Pawulo yabibwiye Abafilipi, arababwira ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Ineza yawe cyangwa yanyu imenywe n'abantu bose. Ariko se koko urimo uragira neza muri iyi minsi? Muri iyi minsi ufite abantu bakwirahira? Muri iyi minsi nibura hari umuntu urimo kugirira neza? Nimba utarimo kugira neza wongere wisuzume. Uraba urukundo rwawe rwarakatitse, kuko iyo ufite urukundo ni hahandi uzirikana umuntu. Iyo ufite urukundo ni hahandi umuntu mukumbura. Iyo ufite urukundo none utangira kumugirira neza. Bantu mugira neza Imana ibaha umugisha. Bantu musura abarwayi kwa muganga Imana ibaha umugisha. Bantu mugemurira abarwayi Imana ibaha umugisha. Bantu mwishyurira abana amashuri Imana ibaha umugisha. Bantu musura abatishoboye mukabubakira amazu, ababuze uko bivuza mukabikora, mukabishyura za mitiweli Imana ibaha umugisha. Ngineza yanyu imenywe n'abantu bose. Ese wowe urimo uragira neza muri iyi minsi? Ese muri iyi minsi hari uburyo nibura nawe ineza yawe nibura abaturanyi bawe cyangwa abavandimwe bawe ushobora ko ufite nk'abantu bashobora kugutangira ubuhamya bakavuga ati ariko byibuze umva uriya mugabo agira urukundo, uriya mugabo arazirikana, uriya mugabo umva agira neza, cyangwa uriya mudamu agira neza. Mu by'ukuri nimba muri iyi minsi ubona hari aho warutanye, ubona urukundo rwari rwakatitse, ubona hari abantu utarukizirikana, ubona hari abavandimwe bawe utarukitaho, ongera ugarura urukundo rwawe, ongera ugarura urukundo, ongera wisuzume, kuko n'ijambo ry'Imana ryarivuzeho cyane. Kiravuga ngo ibyo wakora byose, niyo wagira indimi, niyo wagira ibintu, niyo wagira iki, ariko udafite urukundo byose byaba ari ubusa. Ni ukuri pe, ngineza yanyu imenywe n'abantu bose. Imana yo mu ijuru ihereza umugisha buri muntu wese ugira neza. Wowe ubasha kuzirikana abandi, Imana iguha umugisha. Imana ibaha umugisha. Ni ukuri pe, ndawubasabiye cyane ngineza yanyu imenywe n'abantu bose. Nimba urimo kugira neza uyu munsi, menya yuko wowe ushobora kuba utabizi ko abantu barimo kubibona, ariko abugirira neza bo babiha agaciro. Abo wagiriye neza bo barabizirikana. Nubwo umunyarwanda yavuze ngo ugirirwe neza n'uwegira abagira Imana, ariko wowe gira neza, niko ijambo ry'Imana ribidusaba. Ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Gira neza. Gira neza kuko ineza iribukwa. Gira neza ineza iriturwa. Gira neza, ugira neza ejo bikakugarukira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryongera ikabigarukaho cyane. Ngineza yanyu imenywe n'abantu bose. Pawulo yaravuze ngo abo nkunda, inshuti zanjye ndazikumbura. Ese mumeze gute? Nawe rero inshuti yanjye ndakwinginze ngo ujye ufata umwanya byibuze. Nimba hari umuntu uzi neza kukunda, ariko umuhakanye. Uzi iyo ugiye kubona ukabona telefoni irahamagaye, umuntu akakubaza ngo ese umeze gute? Ese uri amahoro? Ese iyo ugiye kubona ukabona ka message karimo kukubwira ngo ese uraho, umeze ute? Nukuri bantu mwebwe mufite uwo mutima muri iyi minsi, mukibona akanya ko kwandikira abantu mukabasuhuza, mukibona akanya ko guhamagara abantu mukabazirikana. Imana ibaho umugisha. Nukuri mukomerezeho, kuko ijambo ry'Imana rirabidusaba ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Reka ukore imirimo myiza kuko izibukwa. Reka ugire neza kuko Imana izabyibuka. Njyewe ushobora kungirira neza kuko ndi umuntu sinzabizirikane. Wangirira neza ukanyishyurira kwa muganga, wangirira neza ukama imyenda yo kwambara, wangirira neza ukanyishyurira amashuri, sinzabikwiture kuko ndi umwana w'umuntu. Twaje tunahura ukagira ngo sinigeze nkumenya, ariko hari data wo mu ijuru ujye ubyibuka. Hari Imana yo mu ijuru yibuka imirimo. Niyo mpamvu yavuze ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Haranira mugenzi wanjye kugira neza, haranira kugira imirimo myiza, haranira kwera imbuto, haranira kuba nibura umuntu wese avuga atari kuri ya mudamu agira imico myiza, ari kuri ya mudamu yewe ni ukuri pe, Imana imuha umugisha. Ari kuri ya mugabo, Imana imuha umugisha. Ariko nibura ugira abantu bagutangira nawe amanota, nibura ugira abantu bakuvuga neza.
ese wowe nimba muri karitsiye abantu bose bavuga ati ruriya rugo ntiwarukandagiramo, ruriya rugo ntiwabasaba amazi, ruriya rugo ntiwagira ikintu na kimwe wabakeneraho, ubwo siyo neza yawe irimo iramenywa n'abantu bose. Yego wenda birashoboka ko ushobora kugirira neza abantu ntibabiha agaciro, ariko hari Imana yo mu ijuru izitura abantu bagize neza. Kandi nawe ngira ngo usubije amaso inyuma wabibona, hari ibintu bimwe wagiye ukora kandi ukabikorera abantu wanyize ukabona inyungu yabyo. Hari imirimo myiza wagiye ukora ukabikora wowe uzi kuko uzi ibintu byoroheje, ariko nyuma ukabona inyungu yabyo. Rero nshuti yanjye, muvandimwe, mwene data, we wari ufite urukundo ariko muri iyi minsi ukumva rwacumbagiye, wari ufite urukundo ukumva rwakatitse, ndakwinginze kugira ngo urukundo rwawe, kuko urukundo ni ingenzi, niko twasomye mbere titre y'amagambo niko yavugaga ngo urukundo ni ingenzi kuko n'urw'agaciro mu buzima. Igihe cyose wabaho udafite urukundo ibintu byose biba byahagaze, ariko iyo ufite urukundo ibintu byose biba bimeze neza. Gira urukundo, wongere gukumbura inshuti zawe, wongere gukumbura bene se, wongere gukumbura abo mwakoranye, wongere kubakumbura, maze numara kubakumbura uzabazirikana. Ibyo byose numara kubigeraho uzatangira kumva wabagirira neza. Iyo wakumbuye umuntu ushobora gutangira kubaririza amakuru ye. Haleluya, ndafashijwe cyane. Iyo ukumbuye umuntu utangira kubaririza amakuru ye, utangira gushaka kumenya uko abayeho, utangira kumenya ngo ariko wa mwana twiganye aho amezewe gute, ese wa mwana twareranywe ameze ati, ese wa muntu twigeze guturana muri karitsiye ameze gute, kuko wamukumbuye. Iyo watangiye rero kukumbura umuntu, burya hari ikintu kiba kirimo no kugusunika. Iyo wamukumbuye uba wamukunze, wamara kumukunda ukanamukumbura, none ugatangira kumva ushatse no kumugirira neza. Imana iguha umugisha rero mu nshuti yanjye muvandimwe. Ntabwo umuntu agirira neza uwazi gusa, ntabwo Bibiliya igeze itubwira ngo uzagirire neza umuntu uzi cyangwa umuntu mwareranywe cyangwa muvukana. Oya, Bibiliya yavuze ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Rero muvandimwe, nshuti yanjye, gira neza, kuko kugira neza ni byiza, kugira neza ni umugisha, kugira neza Imana irabyibuka, kugira neza ni ukuri pe, ni umugisha utagabanyije. Nshuti yanjye rero muvandimwe, twarimo tuganira ku rukundo, twarimo tuganira kuzirikanana, twarimo tuganira gukumburana. Yewe nanjye ndabakumbuye, bantu munkumbura mukamamagara, Imana ibaha umugisha. Ni ukuri nanjye ndabakumbuye, harabona hamagara, harabona handikira, harabona afitiye nimero, ariko ndabazirikana kandi ndabakunda cyane, ndetse ndanabakumbuye. Nanjye bantu munkumbura, nanjye Yesu abaha umugisha. Rero nshuti yanjye muvandimwe, nagira ngo wongere gukumbura muri wowe, wongere kugira urukundo, wongere kwibuka ko hari abantu mwakundanye, wongere kwibuka ko hari abantu mwaturanye, maze wongere kubakumbura kandi wumve wanabagirira neza. Umwami Imana rero abaha umugisha kandi akomeze kubishimira cyane. Murakoze cyane, naho ubutaha, bye bye.